Hello guys, I hope mukomeze neza. Ndashaka ko uyu munsi tuganira ku modoka z'ama-electric hano twatangiye kuzizana. Hano dufitemo remote y'ama modoka y'ama-electric. Ati kubona bari class atandukanye na remote dusanganywe. Iyi modoka dufite Venusia D60 ni modoka 2022 hano muri Dubai Port tugurisha miliyoni 17. Twazizenye mu makontineri, izi kontineri ya mbere yaje turimo gupakurura n'izindi. Iyi Venusia turagusha miliyoni 17 imodoka 2022. Reka mbereke zimwe muri option iyi modoka ifite butu yisanzuye nini cyane. Murabona ni butu ngari pe ihagije. Iyi Venusia ifite pile de reserve hajyamo n'amakit z'ingenzi cyane, ifitemo charging port yayo. Iyi ni ikoresha ucharginga mu rugo. Nta mpungenge zo kuba washarija mu imodoka nk'iyi. Iyo ufite triphase mu rugo urayinstara ukajya uba ucharginga mu rugo ku mugoroba ubyuka imodoka yuzuye nta kibazo. Washaka ko bajya no kuri fast charger ku station nabyo birakora, ariko iyi imodoka ifite cable yayo. Reka mbereke muri salo yayo ku bantu bakeneye imodoka ya taxi nk'iyi. Murabona nibwo izikiza aya ni amakava yazo. Ni amakava agomba kujya kuri aya majanti, kuri aya maring, agomba kujyaho imodoka imaze koga kugeza kuri clean. Ndaberekaga interior yayo kwisa ni gutya. Ni imodoka yisanzuye. Imodoka yisanzuye ku muntu yikunze. Reka mbereke ibirometero imaze kugenda. Iyi modoka imaze kugenda ibirometero 42,000. Murumva ni ibirometero bikeya. Ntabwo 42,000 na 203. Ikindi iyi modoka igenda ibirometero 410. Nicyo mugomba kumenya. Reka mbereke reverse. Murebe ukuntu screen yayo ikora, idisplayinga neza bihagije. Ni imodoka wagura ukabona uguze neza. Iyi modoka air conditioning system irakora neza cyane. Kimaze irakora neza cyane hano. Ikindi frame y'imodoka iba hano naha mu rutoki. Ubu gutya yavuyemo, ubu gutya tuba tuyisubijemo. Iyi ni imodoka nziza hano twaguha ku giciro cyiza. Miliyoni 17 turakuraho amafaranga make. Reka mbereke kuri iyi Neta U Pro. Neta U Pro remote yayo ni iyi ngiyi. Unlock ni gutya. Iyi modoka rero ni ya 2022 nayo. Umwaka w'imodoka kuri izi modoka za China, umwaka turebera hano. Murebe interior yayo. Iyi kara yayo no ukwisa. Ifite ama setting ya seats gutya ameze. Murebe muri salo yayo irisanzuye cyane. Murebe da seats ya black. Imodoka isa neza. Murebe ukuntu isa. Imodoka nini. Reka mbereke muri boot y'iyi Neta U Pro. Murebana ni Neta U Pro 2022 nababwiye. Dufunguye kuri boot yayo irisanzuye. Ifite boot nini ku buryo ushobora gutwaramo ibyo waba ushaka gutwaramo byose. Nayo ifite triangle nk'isanzwe, ifite charging cable. Ugomba gucharginga uri mu rugo, iyi nayo irabikora. Nayo ni imodoka yabikubereye mu gihe ubonye ko yabihuye na budget yawe. Iyi modoka turayigusha miliyoni 21 hano muri Dubai Port. Miliyoni 21 turayiguha. Ni imodoka nziza yujuje condition zose. Reka mbereke ibindi. Ntabwo naretse muri engine ngo murebe aho twaguta muri engine. Turaza kujyayo. Reka mbereke muri interior yayo. Iyi modoka interior yayo reka ducaneho murebe, turakiriza hano. Imodoka yatse. Ikimara kwaka tureba ibirometero. Imodoka yagenze ibirometero 18,000 na 653. Murabona isigaje kugenda ibirometero 84 kugira ngo isubire kuri station. Iyi nayo igenda ibirometero 410 ukabona gucharginga. Air conditioning system uyicekingira hano, nahagiyeyo nuhindurira bitewe n'uko ushaka aho ventilation iri bugusange. Ikindi screen yayo hano uyifungira hano ukabona yihafungurira n'aka ka button kabikora. Shifter yayo ni iyi ngiyi. Murabona ko screen yayo idisplayinga neza reverse mode. Ni ibi ngibi hano ugiye shiftingira. Iyi modoka rero no hano muri Dubai Port murabona twagiye tuzizana kugira ngo buri wese uri bashe guhitamo. Dufite amamodoka agiye atandukanye, muri kubona nk'iyi color kuri Neta, tukagira n'umweru wayo. Murebe iyi white biraza guterwa na show yawe uri ugiye kose uri gushaka iyi modoka. ID2 iyi ngiyi irakora byose. Urabona ushobora gukoresha remote cyangwa ugakoresha na sensor yayo yose irakora. Iyi modoka reka turebe ibirometero imaze kugenda bigenza bingahe. Iyi modoka push start yayo ni iyi ngiyi. Start button ni hano. Imodoka yatse.
reka turebe imaze kugenda ibirometero bingahe. Imaze kugenda ibirometero iyi ni trip. Iyi kakabuto ka trip ni kano. Hano ni hano ushobora gusetingira ama trip uvuga ngo okay trip A yagendesha ibirometero 35, trip B ni biriya. Noneho odomita imaze kugenda ibirometero 3,360. Nibyo imaze kugenda rero. Akantu murabizi neza ko buriya uri nko trip A ushaka gusetinga upressinga umwanya munini itinduka 00 kugira ngo nawe ushobora gutangira kubara ibirometero byawe mu gihe gukora urugendo uvuga ngo reka nze ndebe ibirometero ngiye kugenda ahantu haba hareshya gute yagenda ibirometero bingana biki. Noneho review yayo ni iyi, shift yayo ni iyi. Murakuntu displaying neza hariya muri screen. Parking mode yayo ni iyi. Frame yayo iba hano ni iyi ngiyi. Frame yayo ni iyi ngiyi. Murabona ko irimo. Reka mbereke muri kapo y'iyi modoka murebe. Ugira 2 times, inshuro ebyiri kugira ngo ufungure ugereyo. Modoka yafungutse, muri kubona dore imodoka nuko imeze. Iyi ni ya battery tuma imodoka yaka imodoka yose kuko ifite battery yakiraho. Ni inakoresha radio mu gihe imodoka bitari kwaka, ikoresha ya installation nke ikenerwa umuriro. Uyu modoka ibattery nifasha. Iyi ni ya system rero y'amashanyarazi ituma iyi modoka igenda. Mukibuka ko izi modoka za electric ubundi battery ziyitwara iri nka transformer, battery zitwara ziba munsi y'imodoka. Kuva hano battery z'imodoka ziva hano kuzagera hano munsi. Nzabibereka rimwe tuzashyira kuri post cyangwa tuyizamure muri ukuntu munsi imodoka ya electric bimeze. Muri bake n'ubari ibintu mbabwiraga iyi modoka hano muri Dubai Port turigurisha miliyoni 20. Ni modoka BYD E2. Reka mbereke inyuma muri ukuntu kameze. Izere ko mukazi. BYD E2 izina ryayo ni gutya yitwa BYD E2. Bafunguriye hano mukareba muri butu yaho ukugasa nabwo gafite charging cable yayo. Muri kubona ko ibintu byose hano turabifite kuri izi modoka. Iyi modoka rero kuri miliyoni 20 tureba. Murakoze cyane, ndabashimiye rero ndasubira mbe hanandi ba next videos. Murakoze cyane.